Songa TFC igihe yabereyeho nta umuntu udukurikiye Burundi ndabizi muri benshi mutubwire yashinzwe ryari Musonga kipe yitwa Musonga tekaze maze bataramu hari hakurya akubwira za kuregareyo nubwo Majoni ambwira ko bari dore iyo Marine mukagira uraza guhita uyibona oya ni Musonga ati ene Marine winyurya ni Musonga ati ndishuwa noneho ukazamuye neza nuko niko yahambara nyine nibyo ndi kuvuga mbona ari Marine do turi igikundiro atazagira uryiyitirira muri aka karere dore ngiriya iyi kipe yashinzwe ryari kweri niko mugani abantu muri Burundi nk'amakipe aba yitirana ukunangana amashitana atukuruza ukunangana kuri iyi Le Diable Rouge cyangwa se Relève ni ikipe y'igihugu y'ababiri gitwa gute kare ikipe y'igihugu y'ababiri gitwa ariko ikipe bita Buru yo muri Uganda izazino ya match y'Kiyovu gishobora kuba ariyo na Buru Musonga ati kipe y'umukara niyo Kiyovu bazakina nizakina na Kiyovu narizi ko Kiyovu ifite match saa 9 ariko ntaramenya ngo ni yihe niyo izaza birashoboka ko ari ikipe y'Abagande Buru Buru niyo yahoze kina mu Musa Esen niyo yavuyemo niyo yamugurishije muri Rayon Sport yes abantu bari Burundi Musonga ati ni yaryari kuko turaza ku mbona abantu batanayize uretse ko tuze ko ari ikipe mu myaka nk'ibiri heruka Musonga ati yitwaye neza ari mu gihe cy'Uburundi yigeze kugacishaho arya Musonga ati ntuza niyo yari gutoza ra Rukundo Jean de Dieu yaritoje umwaka mbere yuko bamurekura avuye muri Kayanza yabuze neza Burundi hanyuma ubwo wenda kugira ngo yace mu kibazo cya kumusoza kuri zimatch Mikale Regis ubwo abareyo ubwo kuri stade ya Kigali ejo hari match na Mukura Victor Sport Elwazir hanyuma abari baguze tike kuri match ya Kenyan Police match zizakinwa ryari ko na AS Kigali nta gahunda yayo ifite AS Kigali AS Kigali nta match ejo mu gitondo ya kipe ya Musonga ni abiri gatatu Musonga ati ni ejo bundi ubona hariho ko foundation yari bibiri gatandatu sinumva sitaramenya no kugenda ibarizwa muri Gitega ni Gitega none ngo bayibyize kurwanira Gikundiro arayibeshyira ni Regis none se nibeshyira n'ubibona oya nyine nuko bavuga bati kano kantu hari ahantu gatwika reka tubikore abanyarwanda bayibona ashaka kuzajya Gikundiro se noya bobi ni banderole turi Gikundiro so turi Gikundiro ntari kibazo se ahubwo barashishuye ni bagerageze barebe ko rwose iyo audience bashaka bayibona cyane cyane nkanga mu Rwanda yes dushimira iwacu baking banga bafite keke nziza cyane abantu bafite ubukwe bafite za anniversaire y'amayubi ragiye atandukanye n'ibindi birori bikenera keke burya keke ni igaragaza urwego rw'ikirori murimo baze tubona anniversaire y'umwana wa Kimenyi umwaka umwe keke nayo zari zirimo zari zahageze keke nicyo kimenyetso cy'ibirori ubundi mu gihe cya none hari abantu rero babizoberemo hano mu Rwanda iyo ufite nk'ubukwe ukabaha commande iyo keke bariherekeza kuzageza ikirori kirangiye nuvuga ko niba ari nk'ubukwe buzabera Huye nubwo bakorera i Kigali bagomba guherekeza iyo keke bakagenda bakayimonta neza hari Huye bagategereza ubukwe bukaba bakabereka aho baza kwihera bayikata gutyo bagataha birangiye byose bubaho rero iwacu baking nimero ni 0791 36 amazeru 4 bakorera ku gisimenti inyuma yo kwa Ndori turi kumwe na Mowapu Jelly Mowapu Hair Relaxer Mowapu ni menshi cyane na lotion n'amavuta akoze mu bimera amasuki kandi y'igikotori andi nayo gukoresha mu mutwe ku badamu mu misatsi Mowapu rero n'amavuta original ahantu hariho hose ariyo meze fresh mwinywere na ji ya Sana 200 gusa nabonye ari igeze kuri 25 ariko ntabwo byakuza kuyigura umwana 25 undi nta kindi kintu yagura cyashimisha umwana wawe yes dukomeze rero nandi makuru tugiye dufite ariko nandi ko gusobanura abantu bafite amatike kuri match ya Kenyan Police yuko bazayireberaho ntabwo bazakoresha kuri match ya Mukura ntabwo ari kuri match ko match ya Mukura ni ya Mukura nyine ntabwo ari ya Rayon Sport
bazayakoresha ahubwo kuri match ya Uganda Revenue Authority. Wumva bwa buryarya bw'abareyo ariko amafaranga amaze kugera muri Reyo yamaze kujya muri Reyo urumva mukuru niyo yabihombera mu buryarya batereje ko match ari mukuru atari ya Rayon Sport sindabibona neza ariko burangira ikintu bita intuition ni nka 6e musanse ku buryo ushobora kubona ikintu ukabona ko hari ikibazo nubwo utaramenya ngo ni ikihe harimo ikintu kihishe inyuma y'uyu mukino wa gicuti ntaramenya ibyawo inyungu ufite murarebera kure kurebera kuri Reyo ahubwo kurebera kuri Reyo ira match nzaga kureba nshakure uramutoza mukura kuri touchline nababwira ati mushyiremo akabaraga Imbaraga umuntu amaze ukwezi kurya ari gutitira mu mavi match izanshimisha iyi season igenda neza uko mbyifuza niya mukura na Reyo ya champion ari igihe ushobora kuyandariraho mukura se kandi sinimba wumva izakoresha ayo mazina yandi ashobora kuzakina umwaka utaha mu kipe ya mukura rega ikibura mukura ni iriya ligne d'attaque ahandi hose irakomeye gusa ikindi kintu tutaza wenda gusa n'ababeshya abantu urabona hari ukuntu turi kumva twese ni nk'icyifuza ahari tuvuga ngo mukura nimara kwishyura uriya mwenda bazayikomorera bishobora gutatwa ari iminsi 2-3 umukiyo bisufi yuko ubarega we amenyesha FIFA ko ibintu byakemutse cyane byamaze kujya uriya mutoza watoje imikino 3 yonyine noneho bakawita bayikomorera ariko bazayikomorera bagukomorera mu bintu biri iliteriyeri byakishize cyangwa n'igihe kigiye gukurikira ahantu kare ducunge tutaza abantu batira gutyo ukabayizenga mukuri za yita izana abakinnyi oya kubazana izabazana oya FIFA ko imeze aho wishyurira gukomorera nyine ari kurumva hari transfer window birantuze none se mukuri hanyanyaje kuko bafite gahunda yo kongeramo abana ngo bo mu academy uretse no mu academy kare bato bashaka gukina faza rikarangira ikizasaba gutegereza transfer no mu kwezi kwa mbere n'abakinnyi bafite amakipe baba tugiye kugura nk'umukinnyi mu ikipe runaka ariko umukinnyi uri free nk'uko nyine bano bameze badafite amasezerano badafite ama equipe nk'abo bakinnyi badafite ama equipe no vuga ngo biremewe upfa kufite mu mwanya ariko jabo abantu baba ari abantu bibibazo bwabo ni imizigo nyine kuba nta kipe arafite nuko nyine ni ikibazo kuba transfer zirangiye izana abakinnyi barashize ikabagarura ubona baragize bakaza bakayifasha ntabwo wangwira ngo mico afite ikipe yafite kontra ya Rayon Sport ntabwo ari free barasheshe se yabatarasabiwe lisansi baramurekuye bamuhana release hanyuma Sekamana Maxime na Sekamana Sekamana Maxime aracyakina umupira simwero kamiza rutsiro hari uri kuvuga Nova Bayama Maxime uri muri Rayon Sport mwaka ushize akina kuri kabiri oya none se kuri kabiri ko dufite umukino oya azakina kuri ku ruhande no mu winga Cedric no mu winga akina imbere Sekamana ni muzima nta kibazo kuri we arafite Kigeme oya Kigeme na Maxime nta kibazo afite Kigeme no bari Maxime ga no umukino ifite abakinnyi 11 Kigeme ari 12 Kigeme aricara reje ejo bari 12 babaye 12 mutubwire wenda abo ngabo umuntu yabongeramo umuntu atangira abantu bakontaktinga hakiri kare oya abo ngabo contact zarabaye ahubwo bukarabaye ikipe twamukura amakuru ari nuko bamaze no kumvikana bategereje gusa ko bakomorerwa kandi urumva ikindi kinahari na Mukongo cyangira ngo yamaze kuza Mukongo cya yarafite amafaranga namukura sinzi ko byagenze yes amakuru hari nuko rwose ngo yagombye kuba yaramaze kuza kandi urumva solution zawe ziri kugenda ziboneka nese batatu b'imbere ufite Mukongo cya ufite Sekamana Maxime ufite na Mico Gestre Mico yaratsindaga mu ikipe rero kumenya watsinda nyereka Mico aratsinda kuko kubaho Nyarugabo na Patrick na iri ari nyedataque yose yamukura Nyarugabo Moise Opokumensa na no witwa Patrick Mugisha bose baragiye Sema Tijima aracyakina muri Mukura amasezerano yarangira Tijima rirwa magana amasezerano yarangira agenda ubu hari gukina ntuza Trésor Muhoza Trésor no kina ariko iyi Mukura na ntuza ubwo rero bari tamwongeramo na Andy Robertson wa Axel mujyana oya sha jana amase gatatu ni bafite Trésor hanyuma se avunitse bandebere rero ni ku munsi wa kangahe kambe ndeba muri fixtures za champion aho rero izahora na Mukura ndashaka kuzayibabaza nyumvishe shaka kwitera ikitwereka ko turi mu bibazo kandi nayo oya rega no ngo umuturanye afite ibibazo akagutabaza uramutabara ejo rimwe ruta 0 inyongera mbi ngo ni ibinyoro
Migani ya Karenzi kandi oya ntabwo bavuga ibinyoro Nibyo. hari ikindi bavuga nibyo hari ikintu oya icyo nicyo kinyarwanda Mukongotse uyu muntu aba muri komite ya Mukura Mukongotse ntabwo arahagera ariko ngo ashobora kuhagera muri iki cyumweru ntabwo biri mu nzira byagombye kuba rwose ibyo binyoro byawe barahageze ntabwo ariko hari ibindi bajya bavuga ko hari umuntu atuyobeje ngo bashaka ukuntu bazana n'amakamera free cyangwa bagarure Rwabugiri oya munyezamu arahari ariko se bwato wenyine wenda ni ukumushakiraho umusimbura bajyane Rwabugiri Rwabugiri yaraduhemukiye cyagiye dusohoka mu marushanwa y'Afurika kuri noza kuri Arahire Omdurman byari byarangiye twe twagiye mu matsinda ntibibaho oya aho kuzana umunwa Rwabugiri cyangwa Bakame wacirira undi ashobora kuba ari n'amahirwe make washaka undi yaba ari umwana wa hariya isaza none ariko uzi kuzana umusaza ngo ugiye kuvuga ngo bacirira indi mbwa oya wazana ariko bacirira imbwa ntago bacirira umunyezamu ndavuga nyine washaka umwana hariya muremure isave cyangwa se za groupe iyo ngiyo akaba yahanyanyaza bano bantu aba Bakame bano bantu nabo ngo bari undi Bakame yagiye mu mitoreze ko yanabishobora hako ba Rwabugiri baba bafite experience Rwabugiri yarahanyuze nyine ibyo yaduhaye byari biriya bwari ubushobozi bwe kuko yaza ko ari nk'amati ko yaba ama penalty mu kagira Rwabugiriza aya nta Rwabugiri nta penalty ze ariko umunyezamu abantu bo muri yagiye umunyezamu w'umunyamakuru wabaye za Musanze na za kasaba he pasari Rwamagana niyo muzamu wa mbere Rwamagana city hari abanyezamu nagiye mbona yiceje ntuza bamutara mu hano hasi Mazimaka ahubwo Mazimaka twana umusubira narebye ya Mazimaka kandi ari hariya nyine nawe ari Rwamagana se we nitwa Kambare Sarita Janti wenda bamwitaga Papi Kamanzi wa ni umukandida Rwamagana Rwamagana ntabwo ari umukandida ntacyayigarura nta kintu gishobora kuyigarura kubiseka ahubwo Mukura rero ngiye kwivana muri relegation Mazimanuka ngiye kuyivanamo Mukura urongeramo iyihe rega naho ndimo kuzinyuzamo kare nubundi dufite iminota nka 15 no kugana ku equipe kuko Mukura tugiye kubatoza iteza jam Mukura ntabwo izamanuka kubera iki hijya igiye kongeramo abakinnyi bagiye batoza kare iragenda gicumbi nabahe batoza bagiye twiteze ko ari bagiye kutwereka ibitangaza muri iyi Mukura nta hijya ujya batoza se uri seriye kubyimvamo Mukura ntabwo izamanuka niba baya Mukura ntabwo yamanuka amakipe se 16 Mukura ntiyamanuka si 16 ra Rwamagana ngira ngo twabyemeranijweho kumanuka irajyana na Mukura oya Rwamagana twese twabihurijeho n'abantu b'i Rwamagana nuko babyemera baremera ko ibyo bintu bishoboka Rwabugiri ngo yaretse umupira birashoboka ubwo mazana abantu bari tayarinze muri Mukura none se bazanene nuko yaburetse